ndashimira umuntu wese ukomeje gukurikira channel yacu Urumuri TV 20. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku ngingo y'igihe. Kenshi ujya wumva abantu bavuga ati kubahiriza igihe, ukibaza ati singende gute nacyubahiriza, ariko ubuzima tubaho bwose dukoresha igihe. Ase igihe cyacu no twagikoresha neza gute? Igihe rero kirimo ibice na bitatu bigendana nacyo. Ni ukuvuga ngo muri ibyo bice bitatu cyangwa se ibintu bigendana nacyo uko ari bitatu, nibyo tugiye kurebera hamwe kugira noneho nawe ujye ukurikiza igihe cyawe neza kandi na gahunda zawe zigende neza z'umunsi, ndetse n'intego zawe uko wabasha kuba wazigeraho mu gihe gitoya, kubera ko hari ibintu wakurikije. Icya mbere, gahunda. Icya kabiri, intego cyangwa kugira intego ihamye. Icya gatatu, kugenzura ko ibyo wihaye wabigezeho. Reka noneho turebe ku kintu cya mbere ariyo gahunda. Gahunda, niba uyu munsi uvuga umunsi w'ejo utegura uyu munsi, ni ukuvuga ngo gahunda uri bwihe, wenda dufate nko ku mugoroba uruhutse, urangije akazi, mbega ushaka gufata umwanya ugapanga gahunda y'ejo. Kuvuga gahunda y'ejo, ndabyuka wenda saa 11, nitegure saa 1 mbe ndi ku kazi, wenda ku kazi ndakora iki, ndakora ibi n'ibi, ese nyuma y'akazi ndakora ibi n'ibi gutya. Noneho izo gahunda zose ko wazikurikije nizo zituma ugera ahandi wifuza. Ariko noneho igice kindi tugiye kuganiraho gikurikiyeho nicyo noneho cyiza. ni ukuvuga ngo kimwe kigenda gikurikiye ikindi, nta gisumba ikindi, mbega kimwe kibaho ikindi nacyo kigakurikiraho, ikindi kigakurikiraho. Tugiye kureba ikindi noneho ku ngingo ya kabiri cyangwa se ku kindi cya kabiri cyo kugira intego. Ni ukuvuga ngo niba ufite intego z'imyaka 5, ufite intego z'imyaka 10 cyangwa se 20, cyangwa se ufite intego y'ukwezi, cyangwa se ufite intego y'amezi 5, mbega bitewe n'intego ufite. Ni ukuvuga ngo ya ntego, za gahunda wiha uyu munsi ishobora gutuma, niyo ituma ugera kuri ya ntego wihaye. Ni ukuvuga ngo niba tuvuge mfite gahunda yo kuvuga ngo mu mezi 2 tangeze wenda ndaba mfite amafaranga ya nayo. Ni ukuvuga ngo noneho ku munsi biransaba gukorera amafaranga angahe kugira ngo nzabe muri ayo mezi 2 nzabe mbonye ayo mafaranga. Ni ukuvuga ngo iyo gahunda wiha niyo ituma target cyangwa se intego yawe wihaye nayo uyigeraho. Ubwo bitumye asa nk'ugaruka kuri ya gahunda, ariko intego niyo ntiyibanze kugira ngo ukoreshe igihe. Kuko niba uvuga ngo ufite intego y'imyaka 5 kandi imyaka nayo tuvuge yuko iri mu gihe, ni ukuvuga ngo ntabwo ukuntu waba ufite intego utari udafite igihe. Ni ukuvuga ngo icyo gihe cyo wihaye cyo kuzagera ku bintu runaka nacyo kirakenewe. Noneho tureka tuvuge ku ngingo yo kugenzura. Ni ukuvuga ngo noneho uricara uyu munsi ukaba wati nageze kuri iki. Ni ukuvuga ngo ibi ntabwo nabikoze, none ejo nzahindura iki kugira ngo noneho ya gahunda nyikore neza ndetse ngere no kuri za ntego nifuza. Ndagushimira wowe rero ukomeje gukurikira Urumuri TV 20. ndagushishikariza gukora subscribe, umena like, ndetse ukore na comment kugira ngo bijye bigera no ku bandi. Kandi ndagushimira cyane wowe ukomeje kunkurikira.